kuvuga ngo wenda barimo aragushyira ku nkeke mu by'ukuri ufite ikihe kibazo ma umunsi umwe isaha imwe birasa ahubwo nyine njye nta nibwo nkiri no gutekereza ko ibyo bintu byaba ari ukuri pe kuko kwifata akanga kubikubwira yande yamutisha gusegasego uzasaza ugeze ryari mbere bakubwiye ngo umwana yararongowe umwana ari kwiyumvira ikinovera cy'umugabo ntaye ngo nagakuru kamukesha ahubwo we mbwiye agasambu n'umugora aricyo bitwaye se ukomere yego yewe mwana nyagasani muraho koye niriwe mayi amakuru nayo ngaho kagira imana we ndabona rwose ni ukuri mugifite agatege mugenda mwemiye akoze n'iki kugenda ariko we ni ukuri kw'Imana ngewe uko mu ndebwa sinzi uwundi we sinzi niba ndinde ndigiki sinzi icyo nabuzayo mira nabuzayo ncira urumva amakuru ari hanze ahangaha ameza ate kubivugwa hanze ahangaha Ive mukesha iyo nguri irashaje rwose ibaze ko imbere yavugiwe umwana wavukiye rimwe nayo arakambakamba iyo nguri irashaje ariko ahubwo se wubahe ubona ko ndi muguhoyongwa ubu uvuye ko wabagiye uri gushakisha nyine byibaze hari mfata hari ubundi nari ngiye kigeze cy'abakeca menya mbene ndeke mundurire wo kagira imana we ariko giye mbabwije ukuri ibyo Teresa yavuze ntangiye kubishyigikira umurikije iby'umukobwa wanjye yambwiye mu gihe gishize yarabwiye ngo papa mu gihe numva amaze gukura ufite uburenganzira bwo kuba nakunda kandi mfite n'umuhungu dukundana umuhungu mukundana nabihuza n'amakuru ari mu kuvugwa hano gasanga nta wundi yambwiraga atari Ive birashobora kuba ari Ive bajyanye erega mwebwiye muri kujya kuri buriya abana baricaye baraganira bavuga ati rero nitubwira ababyeyi bacu itekerezo dufite ntabwo bazadushyigikira bo barapanga nyine nk'abana b'iki gihe nyine erega twe turi muri diviziyo bikumva neza baravuga ati reka ibi bintu tubikemure mu buryo bwacu twicireho basigare barindagira nkawe muri mu mandazi muri aba mwasamya Ngomba numvise ibyo uvuga nkumva n'ibyo uyu nguyu avuga nanjye ubyanjye ibyo ntekereza nimureke turekeraho twe gukomeza kwaturira abana aho amagambo mabi ndabeshya se turatura uzi ikintu kibabaye kagiye ngo ikintu cyanambabaje njye nanjye mbwira uyu nguyu ngo umukobwa we ni igihoma kuva kera aguma muri baramwanga uri mukase ntunkundira umwana iki cyose mukesha yari yabaye mara mu rugo ubu se cyatakweretse ikintu nkundira Imana nta muntu uyishingeso ubu se nta kwiyeretse arakwiyeretse muke arinza kugura wiyeretse gasigwa so gasipari uramwiyeretse pe inyo sifagira yapfuye cyeho ngaho ko nta kuri turafata kubera iki mbona sa nko byakunejeje ibiki binezeza ariko mumbabarire gatoya numva mama w'Ima n'umubyeyi y'uvuguzika ntushingeho nta kibazo ndabikwemereye ariko ubundi guhagana namwe mu biti ubundi gihe yarugo umwana bajyabuze gato nyumva ngo nta umvirisheri zima nta uvuma iri tararenga itukire nta kibazo ubundi mu buzima busanzwe hakabura imvano gusa reka mbabwire ngo iki ibiri mu kuvugwa niba ariko kuri nkasanga Ive ariko umwe n'umukobwa wa Nyamukesha byaba ari amahano
ese wahise akabanza akavumbura tukubita vumbura nta kibazo ivugira uko ubishaka mwabya abana b'ibigoryi b'ibihomora ivugire uri gutera se ndimuwe umva madara baravuga ngo ntawe useka umukore ahetse umukobwa wumvise mama wima ntushinge nakubwiye ngo jye w'Imana wanjye ari mu rugo sigara uvugana n'icyo kigore muvuga ibyo bigori by'abana bana ubundi abantu bangana n'abana n'abandi igende rwose niko tumutunze warabyaye umukobwa uramufite nta kindi ndengeje mbabarira Gal. Mama, uri kwivuga. Zubuje afite Nze biteze. kare agaceca bibiri mama yive kagera kaje. Akoshama nawe rero sinye kumenyera. Usigaye horana udushe buri munsi. Niyo usigaye no mu radio baraguhindute. Nase bigenze bite none? Nari kwera papa wa twizamukiye twaduheririya nyecana. Urumva? Abaratani. Mura kwezi. Mura. Iya sakuzwe. Ararije abatangiye kuzana ubugoryi. Ngumfa. None se nguwe ngo ndashaka ngo dusangire ngo kumugozi umwe dutahirize ahantu hamwe ngo rwose ngo dushake ngabana urabona ngo kabana ngo baragiye ngo barabuze. Ako ine no kare we bifatiye. Ma ubu ngiye nararakaye. Umujinya mfite nyuma y'ibintu. Irankobore ngo nimukeshe yankoreye ifatije na yeye. Ati nyuka ntwara umushera ntwara umugabo ntare buri kimwe. Baramutse banzanye iyo mikino niyo ngiyo bakaza kuntutwaguzaho. Njewe nababwira bakagira ngo si. None ibaze yuko nabuye subundi bano bantu ndamagarana nabo bundi hari umwana wanje urimo bo bafite abana babo babuze nibafatanye baje kubashaka batoramye se bakajya kubahiga bakubashaka ngo je ngo sinzi ngo inkingo umugozi ngo gutahiriza ngo abana ku mutima bavuga w'Imana wanje ko ari mu rugo bundi muri iki ndabareje mu misese migeze ahangaha ndaho dore bangize umufata kamwari umugabo none baraza bibaraguye ko kameze ariko ndibutse Ive sha Ive ukuntu bamwatse urukundo maninyuke no kumva ngo namukobwa ujye ubwira umwuka mukunda niyandagaze ngende ninyuke nshira isoni nshira ubwoba umuntu w'umukobwa ngiye kwibwira umuhungu ko amukunda mara byibuka nirwa nerana imineke nsigaye nirwa nangara sha mbimubwire nemere n'agaciro ni nta n'umukobwa ubwira umuhungu ko amukunda nemere kwiteretera ati nyuka mbwire ngo ntabwo bishoboka narangiza ndutisha rirashyano ngo ni mukesha ryinjije ritanize niya ndutisha undi mukesha niyo rega nkubwire wima rega mwihorera gashyigiza mu kigura hari igihe mukesha gashyigiza mu kigura azayicara ahangaha wibwe yicara yirunguruke ahita abona kasasa aribwo yicara nyara yicaye uwo munsi niko nzamukorogoto mana nago mbizi ko nanjye ndahara ndamutegereje soni bagatinyuka no niba ari ikintu rero kimbabaje kuba mukesha agiye uko rero navuze nzasya amacupa kayamuha kayarike nabikoze cyo kimbabaje ariko ndazagaruka urabona se azaho bagira kugeza ryari azagaruka niyo yaba yive bajyanye kubana n'akazi kabo ruzasenyuka nta muntu wamemukira ngo yubake antwara umugabo yubake ereguri nakeza mabireke erega bakambwire buri azaje nanjye kuvuga ibintu ariko bari kunse yagiye kukubwira ngo namara kumunyaramo azakira agapira hasi ko ntago mbivuze oya byihorere n'ubundi ntabwo yantwara yive ngo yubake ngiye yive namaze kwibona ko niwe wanjye ubwo rero ibyo yigira byose azagaruka azansanga mukesha aramurindiriye akaroga turi kwivugisha gutya iki ma musaka kanya imipango yacu itangiye gusubira inyuma kandi oya nta kintu mvuze aho barakajya mu nzu nawe ubundi rwose gahunda niyo ngewe nazagira agacecuru kanzanaho ubusutwa zegeranye neza imvura itaza kuzinyagira yewe mbiru ntako nagize urabona nabyiriwemo ahubwo nzanire yacu ikindi ngwino hano tuganire tuvugane
wabibonye ibyo umugore wanjye akora ariko twiganire ku by'abana bacu ibintu biri mu gukorwa hano hanze urabizi bivugwa hano byose hasi urabikurikirana ese tutirengagije kuko uriya Ive oya uretse gatoya ufuze umugore wawe umureke oya ntabwo namureka ariya magambo ambwiye nk'umuntu w'umubyeyi wabyaye nawe ufite umukobwa yarakwiye kurinyaga kuriya kanuka ibyo ni byo mwari tugiye ko ntacyo ntabwo nabyo ngomba kujya kuko arambabaje kandi ngira ngo urabibonye cyane yenga nanjye ndabizi ko umwana wanjye atamukunda ibyo biri bamushimije rero ariko icyo nshaka kukubwira urabona abana bacu bari kumwe twemere ko bari kumwe pe aho bumva umwana bazabyara bamunutamo yazitwa iki ko twakoze ubujiji n'uburangare kutabwiza abana bacu kuri bakabanze gukora amahano ameze kuriya urabona abana bazabyara bazitwa oya uko abana bakwitwa ko bazabyara babite nibashaka bazabyara babite amazina yabo ayo bashaka ahubwo vuga ngo mbese abo bana bazaba bapfana iki mbese abo bana bivuga ngo rero amabi yose nayanjye nawe ubona agahinda mfite nta gihe ntazabikubwira nta gihe umwana wanjye yamwitabimbaza nimbe nawe ubifitemo ikibazo wenyine noneho ibyo ubonye hano umugore wanjye akoze turi kumwe nawe imagine uburyo ugenda mbayeho muri ubwo buzima urumva ukuntu umerewe ariko ubundi yarasanzwe akunda Mukesha ibyo ntabwo wakwirwa imbaze nawe urabizi ko ntabwo yigeze amukunda ntazanamukunda anejejwe no kuba atari hano ibyo biramunejeje niyo mpamvu bikora ariko uzi ko ari byo biri ubona nyine arimo kunyigiraho atya arimo umunye ni nkaho yacinya akadiho cyane yasusurutse hari arahibeshye sibyo ariko mubwiye ijambo ryiza ntawe useka ubu korohetse umukobwa none rero kubw'izo mpamvu tuve kuka nyina ntuzuriya so ngo tukiri umugore mawe babareho kagira Imana ni mama w'Imana ni ukuvuga ngo rero urumva mu buzima busanzwe ibibaye bishyikingewe nawe kuko aya ni amahano ariko amahano tuyafitemo uruhare nabyo tubyemere nanone reka twishyiremo ko atari nabyo ariko kubera iki twumva ngo ko ari byo ntabwo ngiye kukubeshya mama Yves ngiye narangije kwishyiramo ko ari byo noneho ngewe rero reka ndagwe niba imodoka yaraje hano yatwaye Mukesha rero yageze ageze n'ibintu by'umuhungu wacu urumva gushidikanya kuri hehe ahubwo uvuga ngo nibyo ahubwo twe tubyakire gute byarabaye barakosheje twabaye injiji twahisha abana kuri ngewe sibyo hari ikindi twakora reka dukomeze tubaririze no mu miryango hose wemere uhaguruka ugenda ijoro ugenda amanywa ujye mu miryango iwivuka iwanyu ubwo nanjye nkora ibishoboka byose gende ngere iyo nkomoka ngere no mu bandi narinzi wenda niba hari n'abana biganye na Ive hose ngende ngereyo ariko turebe ko twakurura ayo makuru hari igihe twagira Imana hari igihe abantu bavuga bagera bagakurwa nk'isoni ku byavuzwe ubwo twishyiremo ko ibintu ari bibiri ko ari byo nuko atari byo reka dukore ubwo bushakashatsi ce hano nanjye ce hano dukurikirane ukuri dusaba Imana tugasanga atari byo hagira amahirwe nkabona si byo uriya mugore wawe byagenda bite koko nge nditonda ntacyo namutwara wamugira utese ko umugore wanjye akaba ari mu rugo rwe atuje urumva bimutwaye iki ahubwo yagira ikibazo cyo kumva ko ibyo yatekerezaga atari byo niyo wababara kurusha uko tubabaye ngo uhora agasoza ubusa kagatuma ku kandi katuramporera hari ubwo nagira amahirwe nkabona si byo ahubwo yajya kugira ibyago ahubwo urwo yaciriye umukobwa wawe n'umuhungu wanjye bigafata umukobwa ahubwo agakora ibirenze ibyo ngibyo uriya mukobwa nawe n'uwangerega byose ni weya ni uwawe birazwi ariko ntabwo yishimiye ngo Mukesha ibi n'ibi Mukesha ngo Ive ibi n'ibi ntabwo yasusurutse reka dutuze ariko ni incege we reka dutuze twibaze ngo babure kongera kubisubiramo sindibaza niba nzabita abuzukuru bazaba bitwa winyandikamo ibyo oya nari maze kwishyiramo akantu keza ko tugiye kureba iyo mu miryango winyandikamo ako ngako ayo data we
uje ntumbone mbabarire mubyeyi yewe bijya ngufate se uramfata igisu byamfashe biraho biri mbona se urimo ugenda uninagira ibyo bakubwira ngo urwishe ya nkaro uracyayiriho ntayo tuyeyo none se hariya bigenze bite bigenze bite se mwana wanjye intero ntiyayindi nabo ntacyoroshye mukecuru njye rero nkamubwire ibi bintu ndabona bitakiri ibyuya ubu ngubu ikintu ugiye gukurikiraho njyewe nimba mukomeje gushaka amakuru ntugire ikintu mugeraho aho bukera nanjye nzajya nza mfunga hano butike nanjye nze tujyane guhiga nta kuntu rwose buri gihe ngo nta kintu murabona ubwo si byo ni ibiki yewe hari ubwo umuntu bavuga ngo urasigara ukasigarira ubusa ukaruhira ubusa ubundi bagaca umugani ngo ubyutse nyuma ngo niba uzinga ikirago gusa iki nicyo kirago ndi mu kuzinga nicyo hari byinshi mfite ku mutima wanjye hari byinshi mbitse biriho rega ntukavuga gutyo nanjye uri murantera ubwoba rega nimba koko ari byo biriya bintu bakoze ntabwo bigikaze nka kera ntuvuga ngo ibingibi ni ibintu byoroshye muri ino minsi rwose ingo zingahe se na zingahe zibanye neza zaragiye muri buriya buryo kandi ugasanga bafite urugo rukomeye kuruta urw'abashingiwe bajya mu mamodoka piripiriri cyane rwose ibyo rwose ntabwo bigikaze ntucike igikuba rwose erega mwana wanjye nubona umuntu agenda cyangwa yambaye hari ubwo umuntu aba yoroshe kuri byinshi nanjye noroshe kuri byinshi hari amakosa yakozwe kandi ayo makosa ingaruka zizambera zibi zizangiraho ingaruka mbi zidasize n'umwana wanjye none se ko numva utangiye kuntera ubwoba ayo makosa se n'amakosa agenda ate kandi yanyuma atari mu nkono bayimaze Samana iriye pe nanyishonje bagaturiye Nose kubona niriwe muri ibi ngibi ntigeze mbona umwanya wo guteka ariko nta bindi aje no guteka uriya mugore n'umuntu aramari ku mugozi katamari ku mugozi ngazajya atwara imyenda y'abana biwe bitebye kunyanika imyenda y'abana hano wagiye tugira iminja ewe niba wigendeye se birabikwitaye hanyuma se n'iriya nyecuru mbasigaye mwe muri mwanzu y'ibiki ko tujye kureba abana bacu aka se papa nubwo koko ninde wapfuye erega ndabona uko wagira ngo ni nk'Imana ko wahangayitse wagira ngo hari umuntu wapfuye nkawe iyo aza ko yarabyaye umukobwa gitangaza ko ari kumukira birase kira ni giti suko yaza kuba afite impanga ye nawe Shana ibintu byanga bimaze gukomera no tubigira minene ubundi ubona papa njya nyitayo reba ukuntu yahangayitse agiye ntariye ntabajije ibiryo narakubwiye ko papa watagukunda uramakanya rero urabahangayiciye mukesha wowe rwose ntaba kwikoza kandi ikintu gitangaje ni uko ngubu ashobora komunganubuka akaza agataya ajyanga ntanamubwira ati mwana wakoze ikosa reka nguhane reka ahubwo yajya mwana wa bari warabuze waraduhangayikishije
Ma wasigaye urwara umutima ujye kwa muganga muzanire amazi shaka umwana wawe ufite ikibazo ziriya nini sinagubona ko ari za mwine n'imbono ugapfa